mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Sinyabahaye nk'uko isi iyatanga. Bavandimwe, aya magambo Nyagasani Yezu arayabwira intumwa ze kuko yabonaga zifite ubwoba, yabonaga zihangayitse igihe azibwiye ko agiye kuzisiga. Zibaza uko zizasigara zimeze, zibaza uko zizitwara mu butumwa, zumva ndetse nta n'icyo zizashobora. Nyagasani arazihumuriza ko nubwo agiye ariko azagaruka akabasanga, akabana nabo, agafatanya nabo mu bundi buryo butari ubusanzwe. Ababuriye ko umugenga w'isi azabinjirira maze akababuza amahoro n'ibyishimo bimukomokaho. Ahangaha rero arongera gushimangira ababwira ko nta kigomba kubabuza amahoro ye, kandi ko amahoro ye batagomba kwitiranya n'amahoro isi itanga. Ntabwo ari ya mahoro y'ibintu, si ya mahoro yo kwicara ukarambya ukumva nta nduru zivuga hirya no hino. Oya, amahoro ye ni yayandi aguha imbaraga ku rugamba. Niyo wari mu mihengeri, waba uri mu ngorane, mu byago, ukumva ushyigikiwe na Nyagasani ubwe. Ntabwo induru zizashira kuri iyi si, ntabwo ibibazo n'ibitotezo bizabura, ntabwo ubukene n'ubuzima buke bizabura. Ariko igihe uzaba ufite amahoro ya Kristo, uzatwaza, uzagira ibyishimo, kandi uzashobora no kubibiba mu bandi. Uyu mwanya rero buri wese azirikane amahoro akeneye. Ese nibyo koko waba ukeneye amahoro atangwa na Kristo, amahoro atangwa na Nyagasani wazutse? Cyangwa se uhihibikanira icyo twakwita amahoro y'isi, ukumva ukeneye icyo, ukeneye kiriya, ukeneye ibintu, ukeneye abantu bagushagara, bakuririmba, ukumva urashaka amahoro y'inda, yayandi atazatuma ugirana amahoro mu nda igihe cyose. Nyagasani Yezu aradusaba kwakira amahoro ye, yayandi ajyana n'ibitotezo, yayandi ajyana n'imihengeri nk'uko nabibabwiye, ariko ugahoro yafite. Kugira amahoro si ukuvuga ngo nuko nturanye na naka na naka ngo nibyo bizampa amahoro, nuko mbanye na naka na naka ngo nibyo bizampa amahoro. Oya, amahoro akuba mu mutima ni Nyagasani uyaguha. Icy'ingenzi ni uko ubayeho. Muzirikane Loti n'umuryango we aho babaga, nta mahoro yari ahari muri Sodoma na Gomora, ariko babereye Imana bakiranutse, babera Imana indahemuka, bari ahantu hayo batwaje bafite amahoro, ahandi ari umuriro ugurumana. Adamu na Eva nabo bari muri paradizo yuje amahoro, byose ari amahoro bitunganye biri ku murongo, ariko bahaburiye amahoro. Nta mahoro bahagiriye, bahabereye abahemu. Bavandimwe rero, twese tuzirikane, ntitukumve ngo nakambuza amahoro, naka yanyimya amahoro, dore niwe utuma ngenzanya, niwe utuma ncumura, niwe utuma ntakiranukira Imana. Oya, amahoro naba yawe mu mutima, naba ya Kristo, ndetse uyabibe no mu bandi. Kuko iyo utangiye gutekereza ngo naka niwe umbuza amahoro, uzumva ko ikizaguha amahoro nuko azakuva iruhande cyangwa ukamuva iruhande. Ntabwo bizaguha amahoro, ndetse ukumva wamwikiza, ukumva ndavuyeho cyangwa akagira n'ibyago, ari buzagira amahoro wowe. Ukaba wanamushandikishiriza ngo akuve iruhande cyangwa ave no ku isi.
ngo ukeke ko wagira nta mahoro uzagira. Bavandimwe, amahoro nyayo ni amahoro duhabwa na Kristo. Tumusabe kugira ngo ayaturememo kandi natwe tuyabibe, tuyagabe mu bandi, maze tujye duhora turi abagabuzi b'amahoro ye, nk'uko Mutagatifu Francisco wa Asizi yabiririmbye, aho yagiraga ati: Nyagasani, ngira umugabuzi w'amahoro yawe, ahari urwango mpashyire urukundo, ahari ubushyamirane mpashyire imbabazi, ahari amacakubiri mpashyire ubwiyunge, ahari ikinyoma mpashyire ukuri, ahari ukwiheba mpashyire amizero, ahari ugushidikanya mpashyire ukwemera, ahari umwijima w'icuraburindi mpacane urumuri, ahari agahinda mpashyire ibyishimo. Nyagasani, mpa guhora nifuza guhoza abandi aho kwifuza guhozwa, mpa gutega amatwi abandi aho kwifuza kumvwa igihe cyose, mpa gukunda abandi aho gukundwa, kuko iyo utanze nibwo uronka byinshi, iyo wiyibagiwe nibwo wibukwa, iyo utanze imbabazi nibwo nawe uzihabwa, iyo wemeye gupfira abandi nibwo ugira ubugingo bw'iteka. Amen.